iyo niyo ntambwe ya mbere umwana w'ikirara yabanje gutera. Amaze kwanga guhanwa, noneho yikubiraho cyangwa se arikunda, ashaka yibwira ko azikungahaza, yibwira yuko azigeza ku byiza, yibwira ko yihagije, yibwira ko ashobora kugira icyo yakwimarira, ariyemera. Maze iyo ntambwe ya kabiri ayitera ashinze ijosi, ari intumva, yanze guhanwa, abaye ikigenge, ise ngo amuha umugabane we umukwiriye. Intambwe ya gatatu amaze kuhabwa uwo mugabane, yitandukanya na se, arasezera, aragenda. Noneho atera intambwe zindi. Iya kane agira irari, muri kwa kumara gutandukana na se, nta rutangira yindi yari asigaranye, nta wari ukimubuza, nta wari ukimucyaha, nta wari ukimukosora, nta wari ukimugira inama, aba ikigenge, yumva yihagije, maze irari riramutegeka nk'uko ibyaha bidutwara. Ibyo umuhanuzi Yesaya iyo abigezeho avuga uburyo gukiranirwa ngo kudutwara nk'umuyaga ukatwirukankana nk'uko itagisi zitwara abagenzi. Maze avuga ijambo rikomeye Yesaya ubwo yatekerezaga ibyo twakiraniwe, yibajije iki kibazo nanjye namwe dushobora kwibaza, uburyo umunyabyaha yahinduka umukiranutsi. Maze aribaza ati, Yesaya ni mu gice cya 64 kuri uyu murongo, reka mpere kuri uyu murongo wa 4. ubonana n'unezererwa ibyo gukiranuka akabikora. Ubonana n'unezererwa ibyo gukiranuka akabikora, n'abagendera mu nzira zawe bakwibuka. Ariko wararakaye kuko twakoze ibyaha, ndetse twabimazemo igihe kirekire, aho no kubikira tuzabikizwa. Byageze igihe n'umuhanuzi atangira gushidikanya, arakekeranya ati se ko twabivukiyemo, tukabikuriramo, tukabirererwamo, tukabitozwa, mperutse kumva umubyeyi ari kubwira umwana ati, bagukubise uri kureba he? Bagukubise ungana utyo kubera iki? Nawe bishyurire, genda nawe ubakubite. Ngaho ibaze uwarezwe atyo akiga kwihorera kiri mu gituza cya nyina, akiri uruhinja yonka, nyina amubwira ati cira aha nguhorere, akabitorezwaho, akabikuriramo, akabyirukiramo. Maze Yesaya yabirebye aravuga ati, ko twabimazemo igihe kirekire, aho no kubikira tuzabikizwa. Ariko hepfo yarakomeje, reka twumve igisubizo nanone. Yakomeje yongera avuga ati, kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Twese turaba nk'ibibabi, kandi no gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Nta wambaza izina ryawe, nta wibatura ngo akugundire, kuko watwimye amaso ukadutsemba uduhoye gukiranirwa kwacu. Urumva ko no kwegera Imana, no kwibatura ngo tuyegere, no kuyambaza abenshi ahubwo niyo bacumuye, kandi baba babonye impamvu zatuma bayegera, n'impamvu zatuma bayisenga, n'impamvu zatuma bayisanga, bituma ahubwo bajya kure y'Imana, bakumva no gusenga atari ngombwa. Maze Satani nawe ngo akagenda akabongorera. Muzabisoma mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande, ku rupapuro rw'100 muzahasanga amagambo akomeye ngo Satani ajya yongorera abanyabyaha abacumuye, ngo akagenda wakakubwira ngo niyo ugerageje gusenga, ngo arakongorera akakubwira ngo ntacyo bikumariye gusenga. Ati si wowe wakoze cya kintu kibi, ntiwagomeye Imana kandi ugakiranirwa ku mutima uhana wawe. Noneho ngo agatangira kubikwereka nk'uko yareze mu Kristo ngo yataye umuzingo, kandi ngo niyavuga iby'urugendo rwe ngo arihimbaza. Nuko hepfo haranditse ngo dushobora kubwira umwanzi yuko amaraso ya Yesu ahagije kutweza akatumaraho icyaha cyose. Iyo dushubije dutyo, umwanzi ngo acika intege, kuko ababonye yuko tutishingikirije ku gukiranuka kwacu cyangwa ku mbaraga zacu bwite. Uko niko dutsindishirizwa n'amaraso ya Yesu, tubishobojwe no kwizera. Noneho uyu mwana w'ikirara amaze kwitandukanya na se mu ntambwe ya 3, mu ntambwe ya 4 irari ryaramutsinze, maze ngo abari ryo rimutegeka. Aragenda ibyo yahawe na se byose arabyaya bipfusha ubusa, abyayishije irari rye. Intambwe ya 5 atangira kurimbura iby'umwuka muri we,
ubwo ntabwo yari agisenga, niba yari asanzwe asenga ntabwo yari agisoma ijambo ry'Imana, ubwo n'iby'umwuka byari byarimbutse muri we, no kubiganira ntiyari akibivuga. Iyo iby'umwuka byamaze kurimbuka mu muntu, ntakenera n'ababimuganiriza, ntabashaka n'abamubaza ikibazo cyo mu byanditswe, ntabashaka n'abamwivuga ibyo gusenga, gusoma ntabwo bakibyitayeho. Irari riba ryamaze kumutsinda. Uko niyo ntambwe ya gatanu umwana w'ikirara yateye, maze iby'umwuka muri we birarimbuka, gusenga no kwizera bimuvamo, birayoyoka. Nuko ageze ku ntambwe ya gatandatu ariyandagaza, yigaragaza uko ari, aremera noneho gukiranirwa kwe kuramutegeka. Ubwo ababaye ikigenge. Intambwe ya karindwi, inzara niyo yaherutse, iramurya, iramubabaza, ahura n'ingaruka zo gukiranirwa kwe. Abenshi nk'uko ku gitabo cyo kugana Yesu kibivuga, ngo bajya bakunda kurizwa n'ingaruka y'ibicumuro byabo, ariko batababajwe n'ibyaha. Nyamara uyu nguyu we, kuko yari amaze kugaragarirwa neza yuko agiye kugwa aho ngaho, atangiye gutekereza ko azicwa n'inzara, ngo yatangiye kwibaza ati, ubu ngubu nguye hano, inzara igiye kuntsinda aha, kandi abagaragu ba data bararya bagahaga imitsima bakayisigaza, naho njyewe inzara insinze hano. Mu mutima we rero atangira kwisubiraho, nk'uko njyewe nawe dukwiriye kwibaza tuti, Abaroma 9 ku murongo wa 9 haratubwira hati, kanswe noneho ubwo tumaze gutsindishizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe. Uwo ni Yesu Kristo wadupfiriye. Dukwiriye gutekereza ko n'uyu munsi ari buryo bw'Imana adusabira imbabazi ku Mana. Rero ubwo twatsindishirijwe n'amaraso ye, dukwiriye kwizera neza yuko ayo maraso azadukiza n'umujinya w'Imana kubw'urupfu rwe. Rero bana b'Imana, nanjye nawe twakagombye kwibaza kwitandukanya n'Imana icyo bitwaye, kuba kure y'Imana icyo bidutwaye, kuba ibyigenge icyo bidutwaye, gushinga ijosi icyo bitwaye, kuba inyangaguhanwa icyo bitwaye, kuba ikirara ukajya kure y'Imana icyo bitwaye. Ibyo nibyo bitunyaga amahoro, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yesu niwe mahoro yacu, uko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, ngo akuyeho ubwanzi, aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Ubwanzi twanga Imana, ubwanzi twanga bagenzi bacu, ubwanzi twanga ubuzima bwacu, uko twiyanga, uko twangana, uko twanga Imana. Urwo ni urusika runini Satani yagiye adushyira hagati yacu n'Imana na bagenzi bacu, kugira ngo ashobore kutugeza aho ashaka, cyangwa se ashobore kudushyira mu byifuzo bye no kudushyira mu nzira ashaka no kudukoresha ibyo ashaka. Nuko yabanje kutwangisha Imana. Kandi iyo umuntu yanze Imana, burya aba yanze ibyiza. Iyo umuntu yanze Imana, burya aba yanze ubugingo bwe, kuko byanditswe ngo niyo bugingo bwawe no kurama kwawe. Rero icyo nicyo uwo mwana w'ikirara yakoze, twahaweho urugero. Reka noneho turebe izindi ntambwe yongeye gutera, amaze kwisubiramo, amaze kwicuza, amaze kwibaza ibyo yakoze, amaze kubura inyungu mu byo yirukanseho, cyangwa se ibyo byamuteye kuzerera no kuraruka. Abonye atabishyikiriye, uwo mwana w'ikirara ngo yisubiramo, aravuga ati, nacumuye iyo mu ijuru ndetse no kuri data, reka nsubireyo mubwire nti, nacumuye iyo mu ijuru no kuri wowe, no kuri wowe data, none ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, ahubwo mpakambe nk'umwe mu bagaragu. Ubwo nta nubwo yongeye kumva yakwitwa umwana. Uko niko twiciraho iteka, tumaze kugwa mu bicumuro no mu byaha, tumaze kwitandukanya n'Imana. Ndetse ijambo ry'Imana ritwereka neza ko abantu benshi bazarimbuka ku munsi w'amateka, ngo ntabwo bazarimbuka bazize ibyaha bakoze, ahubwo bazarimbuka bazize kwanga ubuntu bw'Imana. Nk'uko byanditse mu gitabo cy'ubifuzwa ibihe byose, ku rupapuro rwa 417 harimo aya magambo atwereka ko ibicumuro n'ibyaha atari byo bizarimbuza abantu, ahubwo haranditse hati, paje 417, uwifuzwa ibihe byose. Haranditse ngo, umutima wamaze kugwa ikinya, ntabwo uba ucyumva akaga kawugarije, bituma utabasha gusobanukirwa ko ubugingo buri bugufi, cyangwa se ko ubuzima bw'umuntu ari ubw'akanya gato, kandi ko twegereje kubaho kwiteka.
niba ku munsi w'amateka tuzahanwa si uko tuzaba twarakoze amakosa cyangwa se twarakoze ibyaha, ahubwo ni uko tuzaba twarirengagije imyanya yose twahawe kugira ngo tumenye ukuri twohererejwe n'ijuru. Uko kwirengagiza inama z'Imana, uko kwirengagiza ukuri ijuru ryaduhaye, uko kwirengagiza ubutumwa bwiza, uko kwirengagiza ijambo ry'Imana birahagije. Ku munsi w'amateka ntabwo tuzahanirwa yuko twakoze ibyaha, ngo ahubwo tuzahanirwa yuko twagiriwe ubuntu, tugahabwa amahirwe yo gukizwa, tugahabwa imigisha, tugahabwa umwanya w'ingenzi wo kumenya ukuri no kukwakira ngo kudukize, maze n'uwo muti Imana yaduteguriye yatuvugutiye tukirengagiza kuwakira. Ngibyo ibyo benshi bazazira ku munsi w'amateka, si uko bakoze ibyaha, ahubwo ni uko banze kwakira umuti wabibakiza cyangwa se ukuri kushobora kutweza kukadukuraho inenge yose. Uyu mwana rero ajya kugaruka nanone yabanje gutera izindi ntambwe ndwi kugira ngo abone kwemerwa na se. Haranditse hati ku rupapuro rwa 70 rw'iki gitabo cy'ingabo y'umuryango, yaravuze ati yashubije ubwenge ku gihe. Iyo niyo ntambwe ya mbere, ngo yabanje kwisubiramo, yabanje kwitekereza, areba aho yahereye, areba aho agejeje ubuzima, areba n'aho ari kwerekeza, abura icyerekezo, abura amajya n'amaza, maze yisubiramo nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Yisubiramo ngo asubize ubwenge ku gihe, abona gutekereza icyo yigomwe, icyo yahombye, aho ibyo yahisemo bimugejeje, ngo yisubiyemo asanga ntacyo ari cyo, ntacyo azageraho, ntacyo azimarira, ahubwo agiye kugwaho ngaho azize inzara. Maze ngo atangira gutekereza, gutera intambwe ya kabiri, atahura amakosa ye, asanga yarihemukiye, asanga yarahemukiye se, asanga yaracumuye iyo mu ijuru, nuko agambirira gufata imyanzuro yo kugaruka kwa se. Ngiyi intambwe twese dusabwa gutera, ni ukugarukira Imana nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cya Yeremiya ngo nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, niko Uwiteka avuga. Yeremiya 3 umurongo waho wa 14 niko hatubwira hati nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kuko mbabereye umugabo kandi nzabakuramo umwe mu mudugudu na 2 mu muryango, mbajyana i Siyoni. Nzabaha abungeri bampaniye n'umutima wanjye, bazabaragiza ubwenge no kumenya. Rero aha haratwereka neza ko nitugarukira Imana maze tukemera kuyiyegurira, izadushoboza kuyikiranukira tutabyihatiye, ahubwo tubeshejwe n'imbaraga zayo, tubishobojwe n'ubuntu bwayo. Uyu nawe akimara gufata umwanzuro wo kugaruka, yateye intambwe ya 4, arihana. Kwihana se byo ahari turabizi. Aho bamwe ntibibwira ngo kwihana ahari ni uguhaguruka ukajya imbere gusa. Aho bamwe ntibibwira ngo kwihana ahari ni uguhaguruka ukajya kwitanga ugahagarara imbere y'abandi gusa. Oya, ahubwo igitabo cyo kugana Yesu kitwereka neza intambwe umuntu atera yihana. Dusomye ku ipaje ya 42 harimo aya magambo nshaka kugira ngo ndebe intambwe zo kwihana umuntu ashobora gutera kugira ngo agarukire Imana. Paje 42 kugana Yesu harimo aya magambo atubwira ati nta kimenyetso cyerekana ko umuntu yihanye by'ukuri keretse iyo ahindutse ukundi. Umunyabyaha iyo agaruye ingwate akariha ibyo yibye, akatura ibyaha bye, akabyerura ntakikire, agakunda Imana n'abantu, amenye rwose ko avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Noneho aha niho ibyiringiro byo kubaho bishingiye, niho bikomoka. Nuko tera izi ntambwe zo kwihana. Izi nizo ntambwe dushobora gutera tugarukira Imana, maze bikaduha ibyiringiro byo kubaho nk'uko n'uyu wari umaze kwiheba ko inzara imutsinze mu gihugu cy'abandi cyangwa se cy'amahanga yari yarararukiyemo. Icyo gihugu cy'amahanga natwe turimo, ni iyi kamere dutunze, ni iyi si turaragiriramo.
rero hano baratubwiye ngo nta kimenyetso cyerekana yuko umuntu yihannye by'ukuri keretse yahindutse ukundi. Haba hari intambwe zo guterwa kugira ngo umuntu agire ibyiringiro by'ahazaza. Baravuze ngo umunyabyaha iyo agaruye ingwate cyangwa se ibyo yafatiriye by'abandi cyangwa se ibyo yibye, akariha ibyo yibye, akatura ibyaha bye, akabyerura ntakikire, agakunda Imana n'abantu, amenye rwose ko avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Rero birumvikana neza ko uyu yagombaga kugaruka koko akagaragaza izi mbuto zo kwihana, akabona kwemerwa na se, akabona kugera ku ntambwe zo kwakirwa iwabo no gukorerwa ibirori nk'uko byagenze, nk'uko igitekerezo kitubwira ngo habaye umunsi mukuru n'ibirori bitewe no kwishimira uwari warazimiye ubonetse, uwari wamaze gufatwa nk'uwapfuye akaba azutse. Niyo mpamvu bavuze ngo iyo umaze gukunda Imana n'abantu nibwo umenya ko uvuye mu rupfu ugeze mu bugingo. Rero bana b'Imana, natwe turasabwa gutera intambwe zo kugaruka, zo kwegera Imana, zo kuyishakaho inama, zo kuyitegaho amakiriro, zo kwemera kuyoborwa nayo, tukabona kwiringira ko tugeze mu bugingo. Yarakomeje amaze gutera intambwe yo kwihana no kugaruka kwa se, noneho atangira urugendo cyangwa se atangira gutera intambwe zo kujya kwiyunga na se. Niyo mpamvu byanditse mu gitabo cya Yobu mu gice cya 22 ku murongo wa 21 ngo noneho iyuzuze nayo kugira ngo ubone amahoro. Ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ndakwinginze wemere guta ubutunzi ufite mu biganza cyangwa se ibyo wari wiringiye. Ni ukuvuga ngo uriya musore ibyo yari yiringiye yari azi ko agiye kuba umukire, agatunganirwa, ariko ataramara guta ibyo bitekerezo yari afite, ntabwo yagombaga kwemera kuyoborwa cyangwa kugirwa inama na se, ntabwo yagombaga kwemera kugendera muri izo nama. Rero natwe ibyo dusabwa ni ukwikiranura n'Imana aho twayihemukiye, tukikiranura n'abantu aho twabahemukiye, maze tukabona amahoro. Ibyiza twifuza tukazabigeraho binyuze muri iyo nzira yo kwikiranura. Rero bana b'Imana, iki gitabo cyo kugana Yesu kitubwira ko hariho ubuyobe bw'uburyo bubiri abana b'Imana bakunda kugwamo. Icyambere ngo ni ukwiringira imirimo yabo, ibyo bakoze bakibwira ko bizatuma bemerwa n'Imana. Nanone hakabaho n'ubundi buyobe bwo kwibwira yuko iyo umuntu amaze kwemerwa n'Imana cyangwa amaze gukiranuka nayo akaba amaze gutsindishirizwa, ko ntabyo asabwa, ko ahasigaye byose biba birangiye, ubwo ko agomba kwiryamira agasinzira agategereza impanda y'Imana ikizakora. Ariko biranditse, ibyanditswe byera bitubwira ko ni ibidashoboka ndetse ntibibaho, ntibikanabeho ko umuntu wahindutse ashobora kuba imburamumaro, ahubwo atangira kwera imbuto zikwiriye abihannye, akagaragaza ibimenyetso by'uko yatsindishirijwe. Reka twegere imbere tujya kureba ibyo bimenyetso koko nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Uyu mwana nyuma yo kwiyunga na se ngo yahereye ko yambikwa imyambaro myiza, noneho habaho ibirori byo kwishimira ko agarutse. Uko niko Imana ngo ijya inezererwa ndetse ikaririmba iyo umunyabyaha yihannye akaba agarukiye Imana. Nanone hirya y'ibyo birori, noneho wa mwana wamaze kwakirirwa waje yihakirizwa ashaka kwitwa umugaragu ngo ntiyitwe umwana kubera kwiciraho iteka n'ibyaha yakoze, nabatangira urugendo rwo gutera intambwe 8 zo kwishimira mu mwami. Ku rupapuro rw'iki gitabo cy'ingabo y'umuryango paji ya 71 haranditse ngo none hatangira kwera imbuto z'uwamaze kwemerwa n'Imana, abariza atangira kugaragaza. Iya mbere ni amahoro yo kubana n'Imana. Iya kabiri ni ukwegerana n'Imana akishimira muri yo kandi akanezezwa no kubana nayo. Umwanditsi umwe wanditse igitabo cyitwa Intekerezo Nzima, hari ijambo yavuze rikomeye ku rupapuro rwa 9 rw'icyo gitabo. Yavuze ijambo ryiza cyane, aravuga ati ubwanjye najyaga nibwira yuko kunezererwa ari amahirwe yizana,
cyangwa se ari tombora. Ku rupapuro rwa 13 reka mwumve ijambo yavuze. Yaravuze ati najyaga nibwira yuko kubunezererwa ari amahirwe yizana. Arakomeza aravuga ati nibwiraga ko kunezererwa ari ibintu biza nk'impanuka. Aravuga ati oya, ahubwo biterwa n'amahitamo y'umuntu. Iyo umaze guhitamo kubana n'Imana ugahitamo kwikiranura nayo no kwiyizuza nayo, nibwo ubona amahoro. Nuko uwo mwanditsi arakomeza aravuga ati tugomba kwiga uko tuzabaho noneho. Niba tuzabaho tunezerewe cyangwa se tugahora tubabaye cyangwa se tugahora duhindanye cyangwa se tugahora tujumitse cyangwa se tugahora turakara, ibyo byose umuntu ajya byimenyereza agahinduka byo. Iyo ushatse guhora unezerewe, umunezero urawuhorana. Washaka guhora ubabaye, nabyo bikakokama bigahinduka kamere yawe. Tugomba kwiga uko tuzabaho. Kunezererwa rero ntabwo ari tombora, nta nubwo ari amahirwe, ahubwo biterwa n'amahitamo y'umuntu. Umva uko yavuze ati hari intambwe ndwi zishobora gutuma umuntu ahora anezerewe nubwo yaba ari mu bibabaje. Yabanje kwibaza ikibazo kimwe, aravuga ati se ni gute umuntu yahora anezerewe kandi ari mu bibabaje? Aravuga ati ibyo birashoboka, biterwa n'amahitamo y'umuntu. Aravuga ati kwirinda kugira ububabaza niyo ntambwe ya mbere ituma umuntu ahora anezerewe. Igihe cyose wakwirinda kubabaza Imana, ukirinda kubabaza bagenzi bawe, ukirinda kubabaza abandi, waba uri umubyeyi ukirinda kubabaza abana bawe, waba uri umwana ukirinda kubabaza ababyeyi bawe, umugabo akirinda kubabaza umugore we, umugore akirinda kubabaza umugabo, umuturanyi akirinda kubabaza umuturanyi we, ibyo bishobora gutuma nawe uhorana amahoro, kuko iyo uhaye abandi amahoro nawe urayahorana, kandi wayababuza nawe ukayabura. Niyo mpamvu intambwe ya mbere ituma umuntu ahora anezerewe ni ukwirinda kubabaza abandi, kugira uwo ababaza. Intambwe ya kabiri ngo ni ukwirinda kuganira ibibabaje. Ntujye uvuga ibiciye intege, ntuvuge ibyitera agahinda gusa. Inkuru mbi ntaba ari zo uhorana. Mu gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo ku rupapuro rwa 416 haratubwira ngo nitwimenyereza kugira agahinda no gutekereza ibibabaje, ngo buri munsi tuzahora tubona ibiturakaza, tuzabihorana. Uko bukeye nuko bwije bizaza biturakaze, bitubyukirize kamere nkuko benshi bajya babivuga. Ariko ngo nitwimenyereza gutekereza ibyiza no kwifuriza abandi ibyiza no kwibwira ibishoboka, ngo tuzabona ibyatuma ducya mu maso. Nitwishimira abandi nabo bazatwishimira, nitumwenyurira abandi nabo bazatumwenyurira. Ndetse ubuzima bw'umuntu ngo buba icyabugize cyo akabusarura mu icyabubibyemo. Hepfo barakomeje baravuga ngo kurebera ibintu mu ruhande rwiza nayo ni imwe mu ntambwe ituma umuntu ahora anezerewe. Hari igihe abantu bareba mu ruhande rubi gusa. Niba hadutse wenda inzara cyangwa itumba cyangwa amapfa, bamwe bagatangira ati noneho turashira, urakinga batanu, abantu ntabwo ntituri bumare kabiri. Ibyo nukureba mu ruhande rubi. Ahubwo urebye mu ruhande rwiza ushatse wavuga uti niritariri ryarakeye, maze bigatuma haba ibyiringiro, nkuko hariho nirindi baruzi ngo ntirizacya irigacya. Kurebera ibintu mu ruhande rwiza nabyo bijya bituma umuntu agira ibyiringiro kandi agahora anezerewe. Intambwe ya gatanu ni ukwirinda kwitekerezaho gusa, ahubwo ugatekereza no ku bandi, nabo ukabazirikana. Uko kuzirikana ibyafasha abandi nabyo biri mu bintu bituma umuntu ahora anezerewe. Intambwe ya gatandatu, ndetse uyu mukobwa Amanda we yaravuze ati ubwo nagiraga abo njya gusura nabuze umunezero, ngasanga abakecuru cyangwa abarwayi aho bari, nabasabaga kubaririmbira cyangwa nkababyinira, ngiyo babaga banezerewe nanjye nishimanaga nabo, manuze umunezero nari nabuze nkawubona. Muri uko gutekereza ku bandi no kubazirikana nabyo biri mu bitera umunezero, bituma umuntu ahora anezerewe. Intambwe ya gatandatu, gukorera Imana bizana amahoro n'umunezero. Gukorera Imana nabyo biri mu bintu bizana amahoro n'umunezero, nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira mu gitabo cya Yobu mu gice cya 36 ku murongo wa 10, naho hatubwira ko gukorera Imana bituma umuntu ahora anezerewe. Biranditse Yobu 36 umurongo w'10, harimo iri jambo ritubwira icyo gukorera Imana bimarira ababihisemo.
3:6 umurongo wa 10 haranditse ngo kandi iziburira amatwi yabo kugira ngo bumve ibyigisho ikabihanangiririza kuva mu byaha niba yumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza bazamara imyaka yabo mu byishimo ariko niba batayumvira bazarimbuzwa inkota kandi bazapfa ari nta bwenge bafite rero gukorera Imana uyikoreranye ubushake uyikoreranye ubwitange witanzeho igitambo nabyo bituma umuntu ahorana umunezero nabyo ni bimwe mu bigize isoko y'umunezero intambwe ya 7 izana umunezero ngo umunezero uboneka mu mutima w'umuntu ufitanye amahoro n'Imana kubana amahoro n'Imana ukabana amahoro n'abantu nabyo biri mu bintu bizana umunezero amahoro rero ni imwe mu ntambwe umuntu atera amaze kubabarirwa n'Imana intambwe ya 2 ni ukwegerana n'Imana ukaba umwe nayo ikajya igushoboza ibyo gushakaho byose intambwe ya 3 ni ukwishimira mu byiringiro cyangwa se kwishimira ibyiringiro by'ahazaza intambwe ya 4 ni ukutanyagwa ayo mahoro n'indwara cyangwa n'ibindi byari byo byose byo ku isi bishobora kubuza abantu amahoro intambwe ya 5 ni ugushinyiriza cyangwa se kwihanganira no mu makuba yacu ibyo biri mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya 5 iyo umaze kwishimira mu Mana cyangwa se kwishimira imbabazi wagiriwe iyo umaze kwishimira gutsindishirizwa n'ubuntu wagiriwe kubwo kwizera ngo usohorezezwaho aya masezerano ari mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya 5 kuri uyu murongo ngira ngo ni uwa 3 harimo aya magambo atubwira ngo ku murongo wa 3 ariko si ibyo byonyine ahubwo twishimira no mu makuba yacu kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza uko kunesha ibitugerageza kugatera ibyiringiro bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe ibyiringiro rero byo kubabarirwa n'Imana nabyo bituma umuntu ahora anezerewe maze akishimira mu makuba agashinyiriza akagira ibyiringiro by'ahazaza noneho agakiranuka nubwo yaba ari mu bimukomereye cyangwa no mu biruhishe intambwe ya 7 agira ibyiringiro by'urukundo rw'Imana noneho akizera yuko Imana imukunda nubwo ari umunyabyaha akaba azi ko ari umunyabyaha w'Imana nubwo acumura akaba azi ko acumura ariko yaracunguwe akaba azi ko Yesu ari iburyo bw'Imana amusabira imbabazi ku Mana rero tugomba kugira ibyo byiringiro bitadukoze isoni kuko umwuka w'Imana aduhamiriza ko twababariwe kandi ko twacunguwe natwe tukabyizera ngibyo biduhesha amahoro ku Mana nubwo twaba turi mu bidukomereye ubuzima rero bwo muri ubu bugingo tugomba kububamo tunezerewe dushaka umunezero usesuye kuko ariwo nkomoko yo kumvira Imana ndetse no kubana n'abandi neza no kubingira akamaro iyo tumaze kwakira ubwo buzima bwo gutsindishirizwa noneho dusigara tunezerewe twishimiye ibyiringiro byo kwemerwa n'Imana no kubana n'abandi neza no kubingira akamaro ntabwo bigarukiraho gusa nk'uko nabibabwiye hariho ubuyobe tugomba kwirinda tugomba kwitondera maze tumaze gutera izo ntambwe zo kugarukira Imana tumaze kwemerwa nayo tugeze mu ntambwe zo kwishimira mu Mwami noneho dutangira kwera imbuto zo kumvira ubushake bw'Imana no kwemera kuyoborwa nayo ni izihe rero dushobora kwera cyangwa se gusoromwaho zikaba arizo zishobora kuranga ibimenyetso by'uko twatsindishirijwe koko zikerekana uburyo twababariwe muri iki gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umugabane ni uwa mbere ku rupapuro rwa 477 hari aya magambo atubwira ngo kubarwaho gukiranuka kwa Kristo biva mu kwizera gutsindishiriza ni nako gutsindishirizwa kwategetswe na Pawulo agira ati kuko
imbere yayo nta muntu n'umwe uzatsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahano ari byo biguhamya, niko gukiranuka kw'Imana kwahishuwe guheshwa no kwizera. Rero uko gukiranuka kw'Imana Yesaya yakuvuzeho neza igihe yashakaga kuduha ibyiringiro byo gukiranuka duhabwa n'Imana ngo twe kwitegaho amakiriro. Byatumye Yesaya, cyangwa se ngo dutege amakiriro ku mirimo dukora myiza, byatumye Yesaya avuga aya magambo meza ateye ibyiringiro agira ati, Yesaya 54 umurongo wa 11, yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe, amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingaho safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi n'urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko sinjye uzabubateranije. Uza gukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Ahari ngo abanzi bawe bazaterana bagukoranireho, ariko Uwiteka si uzabubateranije. Ngo nuzagukoraniraho akaguhagurukira wese azagwa ari wowe wazize. Dore ninjure mu mucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we. Kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage y'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka hondi, niko Uwiteka avuga. Biragaragara neza yuko gukiranuka kw'abana b'Imana ntabwo ari uko bihangira cyangwa biha, ahubwo baguhabwa no kwizera ndetse no kumvira gushingiye mu rukundo. Muri iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere haranditse hati, ubuntu n'imbabazi zigirirwa utabikwiriye. Umwizera atsindishirizwa nta ruhara bigizemo, nta n'icyo ashyizeho na hato, kuko nta na kimwe yakora kinejeje Imana. Bavandimwe, nta kintu na kimwe twaha Imana ngo twemerwe nayo uretse Yesu watwitangiye kugira ngo aduhuze nayo kandi atubere incungu. Hepfo yarakomeje ati, umunyabyaha atsindishirizwa binyuze mu gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo, uri mu bikari byo mu ijuru, nk'umusimbura n'umwishingizi w'umunyabyaha. Kugira ngo twemerwe n'Imana, Yesu arahagarara maze tukajya inyuma ye, Imana ikaturebera muri Yesu, bigatuma tubabarirwa kubw'ubuntu Yesu yatugiriye. Iyo rero iyo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ya Kristo, noneho nta mudendezo tuba dufite wo gukomeza gukora ibyo gukiranirwa. Hari abantu benshi bavuga ko ubwo batsindishirijwe ko ntacyo bitwaye, ko wakomeza ukikorera ibyo wishakiye, ndetse yaba yanakoze n'icyaha ati niki kibiri cyabikoze. Ariko reka mbabwire ko n'imibiri yemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ntago tuba tugitwarwa na kamere n'ibyo yifuza n'ibyo irarikiye, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwira ngo nuko noneho mwica imbuto z'iby'isi, arizo zo kurarikira n'ibindi byaha, maze twemere kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Iyo umunyabyaha amaze gutsindishirizwa n'amaraso ya Kristo, nta mudendezo aba agifite wo gukomeza gukora ibyo gukiranirwa. Kwizera kuraromboreza, kwizera gukorera mu rukundo kandi kukeza umutima. Kwizera kurashamika, kukarabya, maze kukera umusaruro w'imbuto nziza. Iyo umuntu amaze gutsindishirizwa, kwa kwizera kwatumye atsindishirizwa nako kurarabya ngo kugatangira kwera umusaruro w'imbuto nziza. Ngaho zibare wumve umubare w'imbuto basoroma ku wamaze gutsindishirizwa, ari byo bimenyetso by'uko yatsindishijwe no kwizera. Icya mbere, aho kwizera kuri hose, iyi mirimo myiza irahaboneka. Noneho abarwayi barasurwa, abakene bagafashwa, imfubyi n'abapfakazi ntibirengagizwe, abambaye ubusa bakambikwa, abatindi bagahabwa ibyo kurya. Kristo agendagenda hagati
agendagenda ahantu hose akora imirimo myiza. Iyo abantu babaye umwe na Kristo bakunda abana b'Imana, kwiyoroshya n'ukuri bikayobora intambwe zabo, indoro yabo ihishura ubunararibonye bwabo, maze bakamenya yuko babanye na Yesu kandi ko bigiye kuri we. Kristo n'umwizera barahinduka bakaba umwe. Noneho imirimo ya Yesu akayikorera mu mwizera. Hano baratubwiye ngo abarwayi barasurwa, abakene bagafashwa, imfubyi n'abapfakazi ntibirengagizwe, abambaye ubusa bakambikwa, abatindi bagahabwa ibyo kurya. Noneho Kristo n'umwizera bakaba umwe. Ya mirimo Yesu yagombaga gukora ngo Yesu akaduhamiriza imbere ya se n'imbere y'abamarayika ari mu ijuru, adusabira imbabazi ku Mana, natwe tugamuhagararira hano ku isi. Noneho aho yagombye gukenerwa, natwe tukahahagarara tugakora ibyo yakagombye gukorera izi mbabare n'abatarakizwa n'abataramenya ukuri, nuko akadukorera ari mu ijuru, natwe tukamukorera turi mu isi. Nguko uko umunyabyaha aba umwe na Kristo, ubwiza bw'imico ya Kristo bukamurikira abafitanye umusabano muzima na soko y'imbaraga n'urukundo. Kristo niwe bubiko bukomeye bwo gukiranuka gutsindishiriza n'ubuntu bweza umunyabyaha. Noneho ntitwongere kwitegaho amakiriro, kuko nawe yavuze ati ntacyo mubasha gukora mutamfite. Koko kandi tutari muri Kristo nta cyiza na kimwe twakora, n'icyo twakora twakirata tukaba tucyanduje, maze nk'uko Yesaya yabivuze kikaduhindukira nk'ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Rero gukiranuka kwa Kristo niko twambikwa, tukemerwa n'Imana, tugatsindishirizwa nayo, maze tukabaho twishimiye mu mwami. Nguko uko nanone umunyabyaha atsindishirizwa, akera imbuto zo kubabarirwa cyangwa se zo gutsindishirizwa no kwizera, akemerwa n'Imana, kandi akaba umwe na Kristo mu mirimo myiza. Yesu akamubera igisubizo, akamubera inyunganizi n'umufasha, akamubera igitsi ku mutima. Urupapuro rwa 449 muri aka gatabo k'ubutumwa bwatoranijwe ho hari aya magambo nanone atubwira ko tudakwiye kwitegaho amakiriro, ahubwo dukwiriye gutegereza gukora ibyo Yesu adushoboje duhawe imbaraga nawe. Maze baravuga bati ni ingenzi kwizera Yesu. 449 ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere. Baranditse bati ni ingenzi kwizera Yesu, ukizera ko ukizwa nawe. Ariko nakaga kugira inyifato nk'iyo benshi bavuga bati narakijijwe. Abantu benshi bagiye bavuga bati mukore imirimo myiza muzabaho niyizabakiza, maze bakabikora batizeye Yesu. Agahe gatoya bakagerageza kubishyuhamo no kugerageza kubikora, ariko byatinda bikabananira kuko baciye inzira itariyo. Hepfo haranditse ngo kwizera n'imirimo birajyana, kwizera no gukora ntibitandukana. Aha hatwereka neza ko kwizera Yesu ariwe mpongano y'ibyaha byacu, kandi tukizera ko ari uzabidukiza, kandi tukizera ko ari uzadushoboza kugera ku gukiranuka atwifuriza. Ibyo ko ari byo biduha imbaraga idushoboza gukomeza kugendera mu kuri ndetse no mu nama ze. Uwiteka muri iki gihe ntadusaba ibiri hasi